kuvuga inkuru yundi biraryoha ni nko gukaraga bombo yo mugati mukanwa, ariko inkuru zawe iyo batangiye kuzivuga ni nko kunywa umuravumba. Nshuti zanjye, kunegurana ni icyaha gikomeye kigiye kubuza abantu ijuru, ariko noneho kunegura abantu b'Imana, kunegura itorero ry'Imana, kunegura umurimo w'Imana, ibi ngibi byo Imana ikuvamo ugasigara uri igipampara. Umaze kwakwa imbaraga zingana gute mu myaka umaze mu matiku? Aha hantu ni ahantu Imana yagennye ngo tuze tuhishimire, ni ahantu tugomba kugera. Wareba hejuru ukabona ko hari igikenewe, washyuha ukumva yuko vandarateri ikenewe, wajya kubona wabona hari ibintu bitagenda neza ukumva ko hari igikenewe. Twakagombye kugera ahantu tuhafashe neza, kuko ni ahantu turuhukira, twahagera n'Imana ikaruhukira muri twe. Ariko abantu bamo barahazana amatiku. Hari abantu bahaza baje kunegura inkweto z'abandi, akorora rukweto yambaye uriya muyobozi w'itorero mwazamukopye, korari gatambuka ariko bari iriya myenda niyo bahorana. Umubwiriza yaza ariko uriya umuntu wamuzanye azira itorero, uriya muntu aratubasha ko ukagira ngo muri umuzigo. Umudamu w'abandi agatambuka ariko noneho kariya gatenge kamaze kumubana indangamuntu pe, buriya ariko ubundi umugabo we abareba birakureba. Niki kigutinyura? Niki kigutinyura kurenga ubuzima bwawe uzi bugoye, ibibazo ufite, warangiza ukabona umwanya wo kwita ku matiku y'abandi n'ibibazo byabo? Ni iki cyagutinyuye kuza ku nzu y'Imana, aho Imana itangira amasezerano ukahazana amanyanga n'amatiku? Iyo amatora ari hafi ibintu biba byashyushye, mu mucomekemo n'uwacu. Wabonye ko bamaze kutuganzamwa, nyamara reka mbabwire ibi bintu mubigemo. Iyi nama y'itorero igiye guhana korari, abantu bacikamo amatsinda, hari n'abarara bagenda. Mvuye kwa kanaka kubimubwira mu gitondo, dufunga umutwe mani. Ariko reka njye ikintu mbabwira, ubundi mutekereza ko tuzahinduka gute dusigaye tunararana imigambi mibi tukayizindukana? Umuntu akarara aryamanye n'umugabo apanga kumuca inyuma mu gitondo, amasaha 24 agashira umushinga upfuye uwufite mu mutwe. Uzaba muzima gute? Niki cyabatinyuye? Bibiliya iravuga ngo nta cyiza umunyabyaha agira. Abantu barimo baradodesha amakoti, abantu barimo barambara za bubu, insengero turimo kubaka, ariko nagiye mbabwire ngo umuntu udashobora gushimira Imana mwene se mu mutima, ahubwo akamugayira mu mutima, ntashobora kuryinjiramo. Ntago bibaho. Ku Mana nta mikino. Ujye ushaka ibindi uvuga, ariko kuvuga umuntu w'Imana. Ujye ushaka ibindi usebya, ariko gusebya umurimo w'Imana. Ujye ushaka ibindi urangariramo, ariko gufata umuntu wibereye mu bigeragezo ukamuhindura inkuru, ni ikosa rikomeye. Imana ibibara yuko wamuciriye mu maso. Tugiye kubura ijuru turi bujijwe n'umunwa, tugiye kubura ijuru iminwa yacu twarayiririmbishije, ariko tuyivugisha n'ubujajwa. Abantu bose bafite umwanya wo kuvuga abandi ntago bashobora kubona ubwiza bw'Imana. Mana mfasha ngo mvuge neza, Mana mfasha kugira ngo ikinurutsemo kiruhura abandi. Hano hari abantu Imana mu myaka yashize yari yarabahaye impano yo kuvuga neza, impano yo gusura umuntu ukamuganiriza akaruhuka, impano yo gufasha umuntu yaba naciye ku rusengero nta gahunda yo gusenga ukamuganiriza mpaka yicaye mu materaniro. None iyo mpano yamizwe n'ubujajwa. Urajya mu rugo rw'abandi kurebamo ibiki birakureba. Ako uriya musaza wacu ukurikije ukuntu areye, kariya gakobwa yagatoraguye he? Mureke yaragatoraguye, uzabimenya bashaje. Ni wowe ushinzwe iby'abatoragura abandi. Kunegura urushako rw'abandi, kuganiriza abantu ukabereka ko umugabo n'umugore badakwiranye, kwinjira mu kwica ubukwe bw'abandi. Abadiyakoni bajya mu bujajwa bagacanganyukisha inama y'itorero. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi mu bintu bigiye kububuza ijuru, umunwa nicyo kintu cya mbere.
niyo mpamvu uko ushora imbaraga mu kuvuga abandi, uzasanga nawe havutse abantu bashora imbaraga mu kukwamamaza no kugutaranga. Abagore muri aha mwiriwe? Mwiriwe? Umuntu umwe yarambajije ati ukwezi abagore bagiramo amagambo make ni ukuhe? Ndamubwira ntibiranshanze. Arambwira ati ni ukwezi kwa kabiri kuko kugira amatariki make. Ibyo bintu byarambabaje kuko nari nkiri muto, ariko aho imperuka itugejeje, kera bajyaga bahamagara umudamu bakamubwira ngo subiramo ibyo wavuze. None muri no minsi basigaye bazana abagabo, ukabona umugabo baramuzanye ngo subiramo ibyo wavuze, ukabona umugabo arebye hirya no hino. Ubundi ntabwo ari ibintu by'abagabo kumubona mu bujajwa, ariko imperuka niwe itugejeje. Musabe Imana yinjire mu mitima yacu itwigishe kuvuga. Musabe Imana yinjire muri twe. Uru rusengero, inzu y'Imana, ubutaka bwera, nituhagera tujye tuba tuje kuramya Imana no kuyishima, aho kuza kuhapangira imigambi mibisha yo kuvuga abantu no gusebya umurimo. Siko amateraniro arangira abantu bagahura, yarangiza akamubwira ati ntuncike nguha amakuru y'akanaka, siko namubonye inyuma ijisho ryabyimbye. Wabona umugabo yamuteye inguma, ariko amakuru ndayaguha adafite ivumbi. Amakuru adafite ivumbi twebwe dufite na yuko umwami Imana arimo kusukira abantu be imbaraga, kuko isi igiye kurangira. Ayo makuru ufite nta sana afite. Bibiliya ivuga ngo muhoze umutima kubiri hehe? Kubiri mu ijuru.